tuguhaye ikaze wowe tubana nawe hano ku isengesho ribohora official. Imana y'amahoro iguha umugisha, ngwino tuganira ijambo ry'Imana. Wowe wakoze subscribe, Uwiteka kugirire neza. Nawe uje uri umushyitsi, nawe ntuze kugenda utayikoze kugira ngo tujye turushaho kubana umwanya mwiza w'ijambo ry'Imana no gusenga. Tuje n'ubundi rero kuganira ijambo ry'Imana no gusenga, aho twashoreje umunsi watambutse niho tuje gusubukurira. Ejo twavunye yuko igihe cyose udafite intwaro z'Imana utabasha kurwana n'umwanzi ngo umuneshe. Kandi ubyibuka yuko umwanditsi yanditse akavuga ngo turi mu isi dufashe igihe mu ntambara. Intambara rero udafite intwaro ntushobora kuyinesha, uzatsindwa n'abarozi bazadomina umubiri wawe, badomina imikorere yawe, badomina imibereho yawe, bakujujubye, bakubuza amahoro, bakubuza umutekano, kuko Satani akorera mu barozi. Akorera mu barozi, akorera mu bana b'abantu. Ntabwo Satani ubwe ku giti cye akora mu bana b'abantu. Kindi n'abadayimoni cyangwa imyuka mibi ntabwo izagucikaho. Igihe cyose udafite intwaro z'Imana ntabwo imyuka mibi yagucikaho. Ni ngombwa rero gutunga intwaro z'Imana. So rero tubaye mu buzima bamwe muri mwe muterwa, mugabwaho ibitero na Satani, mugabwaho ibitero n'imbaraga z'umwanzi. Ugasanga rimwe na rimwe Satani ageze ku ntego arabatsinze, akagugabaho igitero cy'uburwayi ugasanga buragufashe, akagugabaho igitero, akagutera cya mesire cya makiriza, akagutera cya mesire cy'ibyaha ugasanga biciyemo, akagutera za mesire, akakurasa ibisasu bitandukanye ugasanga birimo biragufata. Ariko uyu munsi tuje guhishura noneho ibanga natwe ry'uburyo twakwataka abanzi bacu, babisha bacu, tukabambura imigisha yacu mu izina rya Yesu, tukabigaranzura. Ijambo rirambwira ngo bukeye abayuda, abanzi b'abayuda bari bubagireho ububasha, ibintu birahinduka ngo abayuda bari bubagira ububasha ku banzi babo. Ibintu bigomba guhinduka, ukagira ububasha ku murozi kuroga. Ibintu bigomba guhinduka, ukagira ububasha ku mwuka w'inyatsi, ukagira ububasha ku mwuka w'ibyaha ntubuke ubikora, ahubwo ukabitegeka ukabinesha mu izina rya Yesu Kristo. Ibintu bigomba guhinduka, umubiri ntugutegeka ugasanga ari wowe utegeka, kuko n'ubundi umubiri ni nk'imodoka. Ibaze kugira ngo imodoka itegeke umushoferi aho agomba kugana, kandi umushoferi ari uganisha imodoka washaka. Ibaze uramutse ugiye imodoka ugasanga iraparitse ukayinjiramo igahita igutwara bishaka. Uko niko umuntu utegekwa n'umubiri bimeze. Ntabwo umubiri wakagombye kukujyana aho ushaka, ntabwo umubiri wakagombye kukubuza gusenga, ntabwo umubiri wakagombye kukubuza kwiriza ubusa, ntabwo umubiri wakagombye kukubuza kubaha Imana. Ni wowe ugomba kuwutegeka mu izina rya Yesu Kristo. Rero tuje guhishura cyangwa se tuje kwerekana uburyo nawe ugomba kugaba ibitero ku mwanzi wawe. Tuje guhishura uburyo wagaba ibitero ku mbaraga zikurwanya, ukazirukana, ukazihashya, zikava mu buzima bwawe, ukigarurira umugisha wawe wose, ukigarurira amahirwe yawe yose. Tuje kugahishura uburyo wagaba igitero ku mwuka w'uburwayi ukabuhashya, imbaraga z'uburwayi zikakuvaho mu izina rya Yesu Kristo. Tuje kugaragaza uburyo warwanya ubugumba. Satani yagukubise igisasu neza guteza ubugumba. Tuje kugaragaza uburyo wasenya umwuka w'ubugumba. Tuje kugaragaza uburyo wasenya. Twabonye yuko intwaro za Satani ni nyatsi, ni ibyaha, ni imivumo, ni indwara, ni amakrize, ni ubukene n'ibindi byose. Izo nizo ntwaro ziwe. Ariko tubona ko hari izindi ntwaro eshatu zikaze ziri hejuru y'ibyo ngibyo, zihatse izo ngizo. Tubona yuko ari kuzimu n'urupfu n'ibyaha. So rero izo nizo ntwaro zikaze. None izo ntwaro zikaze zitwa rupfu, kuzimu, Yesu yarazinesheje. Yesu ni wanesheje urupfu, wanesha kuzimu,
sasa nta butware kuzima gifite kuri wowe, nta butware urupfu rukigufiteho, n'ibyaha nta butware bigifite ku buzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo, ndetse n'umuvumo Yesu yarawunesheje. Bimwe na bimwe rero nibyo Satani akoresha, n'izo ntwaro ze. Tuje gusenga rero kugira ngo turebe ukuntu ushobora kwataka umwanzi ukamunyaga ibyawe byose. Kwataka umwanzi ukamunyaga imigisha yawe, iyo yatwaye, iyo yaheranye, ukayirekipera biciye mu gusenga. Data, mu izina rya Yesu Kristo risumba amazina yose, turaguhamagaye kugira ngo Uwiteka ubwami bwawe buze kano kanya. Ibyo ushaka ko bikorwa ku bantu bose bari hano ku isengesho ribohora official, ari byo bikorwa no mu ijuru, mu izina rya Yesu Kristo risumba amazina yose. Ibyo ushaka ko bikorwa hagati muri twe, ibyo ushaka ko bikorerwa kuri iyi channel y'isengesho ribohora official, ari byo bikorwa no mu ijuru, mu izina rya Yesu Kristo risumba amazina yose. Ibyo ushaka ko bikorerwa umuntu wese ufunguye ino linki, ufunguye ino channel y'isengesho ribohora, ari byo bikorwa no mu ijuru. Ibyo ushaka ko bimukorerwa ari byo bikorwa no mu ijuru, mu izina rya Yesu Kristo risumba amazina yose. Ohereza ijambo ryawe, sengera amatwi ya buri wese waje kumva ijambo, muhe kumva no gusobanukirwa, muhe kubona no kwitegereza no kumenya icyo yitegereza cyangwa abona, mu izina rya Yesu Kristo. Kandi buri wese Mwami twaraye warayumvise ijambo ryatambutse ry'intwaro, umwambike intwaro zihagije kugira ngo abashe kwinjira mu buzima bw'umwuka no mu isi y'umwuka, abohoza amasezerano ye, abohoza icyo wamuvuzeho, umuha gufata Kanani ye, umuha gufata ubuzima bw'imibereho yiwe wamuteganyirije mbere yuko ava hano mu isi, mu izina rya Yesu Kristo. Ngwino uvugane n'ubugingo bwa buri wese muri twe, ngwino uvugane n'imibereho ya buri wese wo muri twebwe, katika jina la Yesu. Waje ntasubire yuko yaje, ni mu mbaraga amaraso Yesu Kristo usabye twiseye, amen. Ngaho nshuti mukundo muri Kristo Yesu, reka dusome ijambo ry'Imana hanyuma tuganire. Tugiye gusoma muri Matayo mu gice cya 12 n'umurongo wa 29. Matayo 12 kuva ku murongo wa 29. Reka tumve iyi nyigisho ya Yesu. Yesu aravuga ati, umuntu yabasha ate kwinjira mu nzu y'umunyamaboko ngo amusahure ibintu atabanje kuboha umunyamaboko, ko aribwo yabona uko asahura inzu ye? Reka nongere nsubire muri iki cyanditse cyumve ngo umuntu yabasha ate kwinjira mu nzu y'umunyamaboko ngo amusahure ibintu atabanje kumuboha uwo munyamaboko, ko aribwo yabona uko asahura inzu ye. Tugiye gusoma nanone muri Luka 11 umurongo waho wa 21. Luka 11 umurongo wa 21 handitse ngo, umunyamaboko ufite intwaro iyo arinze urugo rwe ibintu bye biba amahoro, ariko umurusha amaboko iyo amuteye akamunesha, izo ntwaro ze zose yari yizigiye arazimwambura, n'ibyo amunyaze akabigaba. Urumva aya magambo? Ijambo ritangiye rivuga ngo umunyamaboko ufite intwaro iyo arinze urugo rwe ibintu bye bibiki amahoro, ariko umurusha amaboko iyo amuteye akamunesha, izo ntwaro ze zose yari yizigiye arazimwambura, n'ibyo amunyaze akabigaba. Iri jambo riravuga ku mpande ebyiri. Hari uruhande rw'umwana w'umuntu ushobora kuba ufite intwaro z'umwuka, za ntwaro z'umwuka zikamufasha kurinda ubuzima bwe n'imibereho ye mu buryo bw'umwuka. Noneho mu mwuka, uyu muntu ufite intwaro, umuntu bundi wakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza n'umucunguzi w'ubugingo bwe, Yesu akinjira muri we, uwo muntu ahinduka umunyembaraga, uwo muntu ahinduka umunyamaboko. Kuko Yesu yaravuze ngo, dore nabonye Satani agwa mu ijuru ameze nk'umurabyo, Luka 10:18,
ati dore mbahaye ubutware n'ubushobozi bwo kuzajya mukandagira inzoka na sikorupiyo n'imbaraga zose z'umwanzi. Umuntu wakiriye Yesu Kristo umutima no mu bugingo bwe ahinduka umunyembaraga, ahinduka umunyamaboko imbere y'imbaraga za Satani, ahinduka umunyembaraga imbere y'ubwoko bwose bw'abadayimoni. Niyo mpamvu wumvise ko ijambo ryavuze ngo mbahaye ubutware n'ubushobozi bwo kuzajya mukandagira inzoka. Iyo Bibiliya ivuga inzoka ni imbaraga z'abadayimoni, ni imbaraga z'abamarayika b'umwijima, ariko bafite ubukana bwo kuriganya no gukora no guteza ubumara bw'ibyago n'amakuba ku bantu. Ahangaha rero Yesu avuga ngo mbahaye ubutware n'ubushobozi bwo kuzajya mukandagira ubwo bwoko bw'abo badayimoni b'abamarayika b'umwijima bitwa inzoka na za sikorupiyo, ni ubwoko bw'amashitani yuzuye ubugome bwinshi, ababaza ubuzima bw'abantu, ababaza imibereho y'abantu. Ariko ijambo riravuga ngo nabo muzajya mubakandagira. Kandi akongera akavuga ngo n'imbaraga zose z'umwanzi. Mu yandi magambo hari n'izindi mbaraga z'ubwoko bwose zo zose zakoreshwa cyangwa se zakwataka. Ijambo rikavuga ngo nta kintu kizagira icyo kigutwara. Urumva rero umuntu wakiriye Yesu Kristo mu buzima bwe arekurirwamo imbaraga zikomeye, arekurirwamo ubushobozi budasanzwe. Ubwo bushobozi rero butuma mu isi y'umwuka uyu muntu ahinduka umunyamaboko. Iyo yirinze rero akarinda ubuzima bwe, akirinda ibyaha, akirinda ibicumuro, akaba mu buzima bwera kandi bukiranuka, uyu muntu nta mbaraga zamutera ngo zimuneshe, nta mbaraga zamwataka ngo zimutsinde, kuko uyu muntu aba yarabaye umunyamaboko. Kuko handitse yuko uwizera Yesu Kristo atsindishirizwa mu bintu byose, ngo nibyo amategeko ya Mose yananiwe. Kandi ijambo rikaba rivuga ngo cobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Urumva ko uyu muntu ashobozwa muri byose na Kristo umuha imbaraga. Umuntu rero winjize Kristo umutima we ni umunyamaboko, ni umunyembaraga. Rero igihe cyose warinze ibintu byawe byaba amahoro masa, ariko ugize icyago Satani akakwataka, umurozi akakwataka, umukozi wa Satani akakwataka, akakurusha imbaraga, ngo iyo akurushije imbaraga hari ikintu akora. Iyo akurushije imbaraga abanza kukuraho za ntwaro wari wizigiye, azakuvanaho za ntwaro zose, azagukuraho kwizera, azagukuraho gukiranuka, utangire gukiranirwa, agukureho kwizera, utangire kugira gute, kuzajya ushidikanya, agukureho gukiranuka, utangire kubeshya, utangire gukora ibyaha. Nutangira gukora ibyaha noneho niwatakwa ntuzamunesha, azatangira kukuvanamo ibihe byo gusenga. Ubwo kuko twaraye tubonye za ntwaro z'umwuka, azakuvanamo ubushobozi bwo gusenga. Nakuvanamo ubushobozi bwo gusenga, wowe aba yatangiye kukunesha. Icyambere azakwambura gusenga, usigarana amagambo gusa. Azakwambura gukiranuka, utangire gukora ibyaha, ibyo watinyaga byose ubitinyuke. Azatangira kukuvanamo kwizera, ujye uhora ushidikanya uhagaritse umutima. Igihe cyose rero muri uwo mutima wawe hajemo ibyo bintu, menya ngo still Satani n'abarozi nibakwataka, barakuganza, barakunesha, baraguteza imyaku, baraguteza imikoshi, baraguteza ibyago byose n'amakuba, kuko muri wowe nta ntwaro ufite zabarwanya. Ni ngombwa rero guhora wibitseho intwaro z'umwuka. Tubonye rero yuko uyu munyamaboko ngo iyo arinze ibintu bye biba amahoro masa. No mu ruhande rero rwa Satani, mu gice kiwe, uyu umwatatse wori umunyamaboko urusha imbaraga Satani, ngo ari kumurusha amaboko yamuteye akamunesha. Nubwo ngo niba watatse Satani, niba watatse umurozi, ngo ni mu ruhande rw'umuntu umunyembaraga uri muri Kristo Yesu. Umunyembaraga uri muri Kristo Yesu niyataka Satani, niyataka abarozi, niyataka abana b'umwijima,
akabarusha amaboko. Agomba kubambura. Icyambere ugomba kwambura abadayimoni n'intwaro, ugomba kwambura abo barozi intwaro zabo. Twabonye ko ari inyatsi n'imyaku n'imikoshi, twabonye ko ari ibyaha n'ibindi byose. Izo ntwaro urazisenya ukazikuraho. Wamara kuzikuraho urwaye n'ibindi byose, nta kindi kintu baba biringiye. Cya kindi bari biringiye bakwifashisha kukunesha. Bari biringiye ko nibagutera uburwayi bakunesha, we wabusenya. Bari biringiye yuko nibaguteza krize uneshwa, krize wayisenya. Bari biringiye yuko nibaguteza ibyaha bakunesha, ibyaha arizo ntwaro zabo wabikubise hasi. Bari bizeye yuko ahari nibaguteza icyangiro bakunesha, wagisenye, wagikuye ku buzima bwawe. Surumva bamenera hehe? Wambara intsinzi rero. Niyo mpamvu ijambo rivuga ngo ngo nta ntwaro bacure kuturwanya izagira ikidutwara, kandi ururimi rwose ruzahagurukira kutuburanya tuzarutsinda. Niko ijambo ry'Imana rivuze. So nshuti mukunda muri Kristo Yesu, reka nsubire muri Matayo hariya. Muri Matayo havuze ngo umuntu yabasha ate kwinjira mu nzu y'umunyamaboko ngo amusahure ibintu atabanje kuboha umunyamaboko. Mu yandi magambo, mu mwuka, mbere yuko winjira mu buzima bwo Satani arabizi mbere yuko yakwinjira mu mibereho yawe, kugira ngo akubashe, kugira ngo akunyage imigisha yawe, kugira ngo akwambure amahirwe yawe, kugira ngo akwambure imigisha Imana yaguhumekeyeho ukiri umwuka ukiza uje mwese. Reka nkubwire, buri muntu wese aza hano mwisi ntacyo afite, akongera akazasubirayo ntacyo ajyanye. Ndavuga mu bifatika. Yego, iyo dusubiyeyo duherekezwa n'imirimo twakoreye hano mwisi, ariko yaba mibi cyangwa myiza, umuntu iyo avuye hano mwisi akurikiranwa n'imirimo yakoze, ariko ibifatika nta na kimwe ajyana. Nanone iyo umuntu aje mwisi yavutse, avuka ntacyo afite. Rero nshuti mukundwa muri Kristo Yesu, Imana rero iyo iremye umuntu imuhumekeraho umwuka, ikamuha umugisha, kamubwira ngo genda mwisi, ugende uba umutunzi, ugende uba umukire, ugende ugubwe neza, ugende unkorere. Buri muntu wese avukana inyenyeri y'ubutunzi, buri muntu wese avukana inyenyeri y'amagara meza, buri muntu wese avukana inyenyeri yo kororoka, ubwo biciye mu kubyara no kororoka, ibintu nk'ibyo. Buri muntu wese aza mwisi afite amahirwe yose nk'ayundi, ahubwo akigera ku isi bitewe n'umuryango ashikiyemo, bitewe n'ahantu amanuriwe. Aho ngaho niho hashobora kuba itandukaniro. Umuryango umanuriwemo niho itandukaniro rishobora kugaragara. So nukuvuga ngo rero sasa, igihe rero uje mwisi bitewe n'aho umanuriwe, imbaraga z'abadayimoni zishobora guhita zambura zigukuraho wa mugisha wawe. Abarozi bakawutwara, bana b'umwijima bakawutwara, inyenyeri zawe bakazitwara. Ugasanga umwana atangiye guhura n'ibibazo akiri mu nda, cyangwa se amaze kuvuka, nta kana gahora karwaragurika, nta mutekano, nta mahoro. Kubera iki? Hari ikuzimu bakabonye, batangiye kudiringa n'inyenyeri y'ubuzima bw'ahazaza hako. Bararwana no kuyizimya, bararwana no kuyiba. Rimwe na rimwe hakaba hariho nabibwa burundu. Umwana ugasanga yibwa inyenyeri yiwe y'ubwenge, ukamushyira mu ishuri akana kakabagaswa, ukazana umukocinga ugakocinga, ariko wapi ntihagire ikinjira, kubera ko inyenyeri y'ubwenge yako barayitwaye kera, nta ihari. Nuvuga ngo rero wowe ukarwana ugira ngo umwana ninjiji nuki n'iki, kumbe ararengana, nta bujiji afite. Sukuvuga ngo umwana yabuze ubwenge, ntabwo yabuze, arabufite, ahubwo bamwibye iyo nyenyeri y'ubwenge, cyangwa se bamwiba inyenyeri yo kwiga, barayitwara. Icyo yarakeneye uwo mwana ni ugusengerwa, ni ukwinjira mu isi y'umwuka, umuntu akarwana urugamba, akamurwanira intambara, akagarura inyenyeri yiwe. Hari abo usanga rero barakuze baribwe muri ubwo buryo. Satani yarabahemukiye, umunyamaboko nyine yarabatatse, akabanyaga, akabambura ibyo bafite byose, bagasigara ntacyo bafite. Birashoboka ukaboneza amatwi, waribwe buri kimwe cyose, ukibwa ukiri mutoya, ukibwa uri mu wa gatatu primaire, ukibwa urangije secondaire, cyangwa se uri muri primaire, urimo hagati
muri segonderi mu wa kane ntiwamenya ko wanibwe. Urimo urahura ibibazo urimo uracamo byatangiriye muri cya gihe, igihe wari ufite umuterankunga ukabona arahagaze, byatangiye muri cya gihe, igihe wamaze amezi runaka utari kwiga, buri inyenyeri yari yakozwe direct byarangiye, byatangiye cya gihe, igihe warambagizwaga bwa mbere bigapfa, aho niho inyenyeri y'urushako rwawe yari igiye, byatangiriye cya gihe. Icya gihe bya bibazo igihe uzi iki kibazo cyatangiriye, wikwibira ku kibazo ufite cyatangiriye kije ubu ngubu, cyatangiriye kera kuva mu buto, ahubwo kigenda gicwekera kugeza igihe bari baragiporogaramuye ko mu myaka runaka noneho kizashamika kikazana amashami ukisanga kitakivaho kuko inyenyeri yajyanywe. Turi hano muri kugira ngo hano kusinyisha Buhora official kugira ngo dusengane nawe ubohoke mu izina rya Yesu. Urumva nyine ni isengesho ribo, ni wizerera mu isengesho dusenga urabohoka. Rero ndi kukwigisha uburyo bwo kwinjira mu mwuka ufite intwaro zose z'Imana, ukataka umunyembaraga wagutwaye inyenyeri, ukamufata ukamubona, ukamunyaga ibyawe byose yatwaye. Mu mwuka ni ngombwa mbere yuko ufata umugisha wawe, uboha izo mbaraga zikurwanya. Fata umwuka w'inyatsi ukawuboha ukawuzirika, fata umwuka w'amadeni uwuzirike, fata umwuka w'indwara z'ubwoko bwose uwuzirike, uwute kure y'ubuzima bwawe, ubundi unyaga inyama z'umubiri wawe, ubundi unyaga amagara yawe. Fata uwo mwuka w'ubugumba waguteje kugumba uwuzirike, ubundi wambure kubyara mu izina rya Yesu. Fata umwuka ugutera ibyo byaha, umwuka w'ubusambanyi, dayimoni w'ubusambanyi, uyizirike uyihambire. Numara kuyihambira, ubundi uyambure ubuzima bwo gukiranuka butegeka umubiri. Izina rya Yesu Kristo, nzanywe n'Imana kano kanya ikuntumyeho kugira ngo nkwigishe gusenga ubashe kubohoka, ikuntumyeho kugira ngo nkwigishe uburyo bwo kwataka, bwo gutera, kugira ngo ubashe gufata Kanani yawe. Abisirayeli iyo batinya gutera iyo batinya gutera Kanani, ntabwo bari gupfa babonye igihugu, ariko bambaye imbaraga zo kurwana, barashikama binjira mu ntambara z'umubiri, bakubita Abahiti, bakubita Abayebusi, bakubita Abamoni, bakubita Abamowabu, bakubita ariya moko yose ko yararindwi yaratuye muri kiriya gihugu, bigarurira igihugu. Ndetse umugabo witwa Joshua munsi umwe mu gihe kigabana aribagirana, umugabo witwa Kalebu aribagirana. Maze kwibagirana, icyo gihe Joshua yari we wari umuyobozi, ni nawe wayoboye urwo rugamba rwo kubohora Kanani. Munsi umwe aragenda abwira Kalebu, Joshua avuga ati ibuka turi Kadeshi Barunea icyo Imana yatuvuzeho. Nubwo ndi umusaza kano kanya imyaka 80, ariko imbaraga nari mfite imyaka 40 nizo naka kanya mfite. Ndashaka umusozi wanjye, ngabira umusozi wanjye. Bamugabira umusozi witwa Hebroni, wari ukiriho abanzi, wari ukiriho ababisha babo. Uwo mugabo Kalebu yafashe bamwe mu bantu aragenda ajya kurwana, abohoza Hebroni yiwe arayigarurira. Noneho uratinya kurwana intambara z'umwuka, nutinya kurwana intambara z'umwuka, nta menya ngo nta hantu ugomba kuva, nta hantu ugomba kugana. Uzakomeza utsikamirwe n'abazimu, uzakomeza utsikamirwe n'abadayimoni, uzakomeza wizengurukeho, ubuzima ntibuzigera buhinduka igihe uzatinya kurwana intambara. Ntabwo ugomba gutinya kurwana intambara. Dawidi yaza gutinya kurwanya Goliyati, ntabwo yari kuba yabaye we. Reka nkubwire, abantu nk'aba abantu bose bagiye babintwari, nabahagurukiye kurwanirira umudendezo wabo n'ubwigenge bwabo. Na hano mu isi turabibona, muri iyi si, muri ubuzima bwa hano mu isi turabibona. Isi nitakwigisha ibyo mu isi, nibitakwigisha ntiwigishwe n'iby'umwuka byo muri Bibiliya, uzigishwa n'iki? Ambara imbaraga, uhagurukire kurwanira umudendezo w'amagara yawe. Uwo ni umubiri wawe,
urusengero izo ndwara zizawuvamo, urusengero uzagubwa neza, ni umubiri wawe urwanirire kugira ngo izo ndwara ziwuvemo. Ni imibereho yawe bwite, rwanira iyo mibereho yawe bwite kugira ngo ihinduke, rwanira ejo hawe kugira ngo hahinduke. Na wikwicara ngo urambe ngo wumve ko byose bizikora ngo Yesu Kristo yabishoje, ngo uvuge ngo amasezerano y'Imana azasohora. Ndajya nkubwire ngo n'Abisirayeli bari barahanuriwe yuko bazamara imyaka 400 mu buretwa bwabo bwo muri Egiputa. Bo bakomeza kugenda babara bazi yuko nibigera ku mwaka 400 bizahita bicamo, ariko byakubise 401 bikubita 402. Bimaze gukubita 430 ngo niho batangiye gutaka, batangira gutaka, batakishwa n'imibabaro n'uburetwa bakoreshwaga muri Egiputa. Muri uko gutaka kwabo, muri uko gusenga kwabo, ni Imana yururutse. Ndagira nkubwire ngo utarahaguruka ngo utake, utarahaguruka ngo usenge, urwana intambara y'umwuka. Imana irwanirira abari mu ntambara, ntabwo irwanirira bahunze urugamba, ahubwo abandi binjiye mu ntambara. Abo ni Imana irwanirira, abo ni bo Imana ineshereza. Umvira ijambo ukuntu rivuga. Iri jambo hari ijambo nkunda cyane, hari ijambo nkunda cyane hano riri muri Yosuwa. Riravuga ngo ahubwo umuntu umwe muri mwe azirukana abantu 1000, kuko Uwiteka Imana yanyu izabarwanirira nk'uko yababwiye. Ni Yosuwa igice cya 23:10. Haravuga ngo ahubwo umwe muri mwe azirukana abantu 1000, kuko Uwiteka Imana yanyu izabarwanirira nk'uko yababwiye. Imana irwanirira uri mu ntambaro watangiye kurwana, kandi none ikamukoresha by'ubutwari, igatuma abantu 1000 bamuhunga, mizimu 1000 ikaguhunga, abadayimoni 1000 bakaguhunga, kuko winjiye mu rugamba. Igihe cyose ufite gutinya intambara, ntabwo ushobora gutobora, ntabwo ushobora kugera mu masezerano. Kugira ngo ugere mu masezerano, nuko ugomba kufita umutima w'intwari, mutima yani moyo wa ushujaa, moyo shupavu, moyo usio na uoga, moyo usio na hofu. Ondoa hofu ndani yako, vana ubwoba mu mutima wawe, ambara imbaraga z'umutima. Jambo rirambwira ngo nuko umwana arakura agwiza imbaraga z'umutima, ngo ndetse n'imbaraga z'ubwenge. Gwiza imbaraga z'umutima, winjire mu isi y'umwuka, urwanirire ubuzima bwawe. Wowe mvugana nawe ntabwo uri umubiri, uri umwuka. Umubiri utuyemo, umubiri ni imodoka, umubiri ni nk'ikigufasha kuba hano ku isi, ukagenda ku isi, ariko we muntu uri umwuka utuye muri uwo mubiri. Rero umuntu rero wowe umwuka, ambara imbaraga z'umwuka mu mutima wawe, ambara imbaraga z'ubugingo muri wowe, hanyuma utangire gufightinga, utangire kurwana. Ambara imbaraga zirwanira ejo hawe, ambara imbaraga zirwanira urubyaro rwawe, ambara imbaraga zirwanira iyo business yawe, ambara imbaraga zirwanira imibereho yawe, ambara imbaraga zirwanira ubugingo bwawe, ambara imbaraga zirwanira agakiza kawe. Umva ukuntu ijambo rivuga ngo uhereye mu gihe cya Yohana ubwami bw'Imana buratwaranirwa, ngo n'intwarane zibugisha mw'imbaraga. Nizi ni imbaraga z'umutima. Ndagusengera ngo zikumanukemo, ndagusengera ngo zikwinjiremo, ndagusengera ngo uzihagararemo, zigufashe kurwanira amagara yawe. Ndagusengera kano kanya buri mwuka wose uguca intege, imbaraga z'Imana ziwusenye. Nanjye ndawusenya mu izina rya Yesu Kristo, mu butware nahawe n'umwami Yesu Kristo wampamagaye. Ndasenya imbaraga iguca intege izina rya Yesu Kristo. Ndasenya umwuka uguca intege mu mutima wawe, ndasenya umwuka uguca intege mu bugingo bwawe izina rya Yesu Kristo Nazareti. Umwuka ukwihebesha, umwuka ugutera kuganya, umwuka ugutera agahinda, ndawusohora mu buzima bwawe izina rya Yesu Kristo risumba amazina yose. Ndakwatura umwuka w'imbaraga, acira imbaraga zo gusenga,
akira imbaraga zo kwizera, akira imbaraga zo gukiranuka izina rya Yesu Kristo, akira imbaraga zitegeka umubiri wawe izina rya Yesu Kristo, akira imbaraga zo kwiriza ubusa izina rya Yesu Kristo, akira imbaraga zo gusoma ijambo ry'Imana izina rya Yesu Kristo, acira intwaro z'umwuka izina rya Yesu Kristo. Ndagusengera kugira ngo umwuka w'ishyaka ryo gusenga ukwinjiremo mu izina rya Yesu, ishyaka ryo gusenga rikwinjiremo. Umva ukuntu ijambo rivuga ngo umukiranutsi yasenganye umwete, ngo amasengesho y'umukiranutsi agira umumaro iyo asenganye umwete. Nta gusenga n'ubunebwe, nta gusenga n'ubute, no gusenga n'umwete. Umunyamwete ni uragwa igihugu, nuko ijambo ry'Imana rivuga. Ugomba gusenga n'umwete, ugomba gusenga n'imbaraga. Tugiye kujya mu mwuka rero, hanyuma twufata umunyamaboko wakwambuye ibyawe, turamufata tumubohe. Ndakuyobora mu isengesho ryinjira mu isi y'umwuka, ugafata umunyamaboko. Ndavuga w'umwana w'umurozi, cyangwa se ndavuga Satani, ndavuga abazimu bo mu miryango y'iwanyu bakurushije amaboko, baguteza indwara, baguteza inyatsi, baguteza ibyo waciyemo n'ibyo urimo uracamo kano kanya. Tugiye kujya mu mwuka mu izina rya Yesu Kristo. Uwo munyamaboko tumwambure, tumufate, tumubohe, tumwambure iyo migisha yawe mu izina rya Yesu Kristo risumba amazina yose. Ngaho uvuga uti mu izina rya Yesu Kristo risumba amazina yose, Uwiteka nsabye imbabazi z'ibyaha byanje. Ngwino uhagira umutima wanjye, ngwino uhagira ubugingo bwanjye. Amaraso yawe nkureho urubanza, amaraso yawe nkureho ibyaha byose, ibicumuro byose bindiho bisibangane mu izina rya Yesu Kristo. Handitswe yuko hahirwa abari ibicumuro bye, ibyaha bye bigatwikirwa. Uwiteka Mana Nyiringabo, ibyaha byanjye bitwikire, ibicumuro byanjye bihanagurwe byiteka izina rya Yesu Kristo risumba amazina yose. Urakoze Mwami, nezeye ko mbabariye. Mbabarira intege nke, mbabarira ubute, mbabarira ubunebwe, mbabarira ubujiji, ubupfapfa, gahinda, gusuza umutima n'amaganya, n'ibindi byaha byose biri mu mutima wanjye byose ubisibe binshiremo. Mwami Yesu Kristo, umuriro wawe bitwike bimvemo, imbaraga zawe zibishiririze zimvemo, zikarana umutima wera kandi umutima ukiranuka izina rya Yesu Kristo risumba amazina yose. Uwiteka nyambika intwaro z'umwuka izina rya Yesu Kristo. Nambaye agakiza, nambaye ukuri, nambaye gukiranuka, namfashe inkota ari ryo jambo ryawe, nambaye inkweto ari bwo butumwa bwiza mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka nuzuye umwuka wawe wera mu izina rya Yesu Kristo, nuzuye imbaraga zo gusenga. Ninjiye mu isi y'umwuka mu izina rya Yesu Kristo. Mwami, ninjiye mu isi y'umwuka. Ijambo ryawe rivuga yuko mu izina rya Yesu Kristo risumba amazina yose. Mariko 16:17 waravuze ngo kandi ibimenyetso bizagumana n'abizera ni ibi ngibi: bazirukana abadayimoni mu izina ryawe, bazavuga indimi nshya, bazafata inzoka kandi nta kizabatwara, bazarya ikibyica ntacyo kizagira icyo kibatwara rwose, barambike ibiganza ku barwayi bakire mu ijambo ryawe. Zaburi 9:7 handitswe yuko abantu ibihumbi bazagwa iruhande rwanjye, abandi abantu inzovu bakagwa iburyo bwanjye, ariko ntabizangeraho izina rya Yesu Kristo. Nzabirebesha amaso yanjye, ntabwo bizangeraho, kuko Uwiteka ari wowe buhungiro bwanjye, kuko Uwiteka ari wowe Mana yanjye, ari wowe buturo bwanjye. Izina rya Yesu Kristo handitswe yuko nta kibi kizanzaho kandi nta cyago kizegera ubuzima bwanjye. Izina rya Yesu Kristo risumba amazina yose handitswe yuko ukubita ababisha bawe ukabasubiza inyuma, ukabakoza isoni zidashira, muri Zaburi 78:6. Mpagaze muri ibyo byanditswe izina rya Yesu Kristo. Yeremiya 1:10 handitswe yuko washyize ijambo ryawe mu kanwa kanjye, unshyira hejuru y'abami n'ibihugu,
kubika, kurandura, gusenya no kurimbura, kubaka no gutera imbuto. Mpagaze muri iri jambo izina rya Yesu Kristo, handitse yuko nta ntwaro bacire kundwanya izagira ikintu ntwara, kandi buri rurimi rwose ruzampagurukira kumburanya nzarutsinda. Izina rya Yesu Kristo, handitse yuko mu izina rya Yesu Kristo ibyo nzahambira mu isi no mu ijuru bizabihambiriwe, n'ibyo mpambuye mu isi no mu ijuru bizabihambuwe. Izina rya Yesu Kristo risumba amazina yose, amasaha nk'aya. Izina rya Yesu Kristo, ijambo ryawe yavuze yuko umuntu yabasha ate kwinjira mu nzu y'umunyamaboko ngo amusahure ibintu atabanje kuboha uwo munyamaboko, ko ari bwo yabona uko asahura inzu ye. Izina rya Yesu Kristo, Mana namenye neza yuko mu ijambo ryawe wangiza umunyamaboko, wangiza umunyembaraga, kuko mfite Yesu Kristo mu mutima wanjye. Yesu Kristo, kuko ngufite umutima wanjye, ndi umunyembaraga, ndi umunyamaboko. Ninjiye mu isi y'umwuka, ndafata umuzimu, ndafata umurozi, ndafata umwana w'umwijima. Izina rya Yesu Kristo, unteza ibibazo, unteza ibyago, unteza amakuba, unteza inyatsi, unteza amakirize, witambika imbere yanjye, wubatse maburukaje mbere y'ubuzima bwanjye. Ndamufata mpiri umwuka, ndamuboha mu izina rya Yesu. Sumba amazina yose, ndakuboha wa murozi we, ndakuboha wa mukonikoni we. Izina rya Yesu Kristo, umwana w'Imana nzima, wowe wankize mu ndahiro yuko ntacyo nzimarira, yuko ntacyo nzigezaho, ndakuboha mu izina rya Yesu. Yose ndakwambura umugisha wanjye, ndakwambura amahirwe yanjye. Izina rya Yesu Kristo, ndafata mpiri imyuka mibi y'abadayimoni, ndayiboha, ndayitegeka gusubira ikuzimu. Izina rya Yesu Kristo, ndategeka imyuka mibi kuva mu mibereho yanjye, kuva mu mubiri wanjye, kwa jina la Yesu Kristo mugende musubire ikuzimu. Izina rya Yesu Kristo, imyuka mibi iyo noherewe, iyo natongerewe, iyo narenze, iyo bambohesheje, ndayisenya mu izina rya Yesu Kristo, ndayisenya mu izina rya Yesu Kristo. Ndabohora umugisha wanjye, ndabohora amahirwe yanjye mu izina rya Yesu Kristo. Ndabohora urugo rwanjye mu izina rya Yesu Kristo. Ndabohoza amami imirimo y'amaboko yanjye mu izina rya Yesu Kristo. Ndabohoza imirimo y'amaboko yanjye mu izina rya Yesu Kristo. Ndabohoza intambwe zanjye mu izina rya Yesu Kristo. Ndabohoza imigisha yose Data wo mu ijuru yansezeranyije, yafatiwe mu birere bine by'abadayimoni, yafatiwe mu kirere c'imbaraga z'umwijima, c'imbaraga z'abarozi. Ndayibohoza, ndayihanandura, ndayirekipera izina rya Yesu Kristo. Wabambwe agapfa akazuka, ndi mu mwuka, ndatura yuko ibyari biri kure yanje aka kanya biranyegereye, aka kanya ndabirekipera katika jina la Yesu. Watsinda urupfu n'ikuzimu, ndabohoza ibitekerezo by'umugisha ngo bingarukemo bw'izina rya Yesu Kristo. Ndabohoza ibitekerezo by'umugisha ngo bingarukemo bw'izina rya Yesu Kristo. Ndabohoza ukuboko kwiza kurangarukiye bw'izina rya Yesu Kristo. Watsinda urupfu n'ikuzimu. Urakoze mwami, urakoze Imana isumba byose. Bityo aka kanya wari warigize umunyembaraga kuri nge, kandi mfite Yesu Kristo mu buzima bwanjye. Yewe wa mwuka we, yewe wa mwuka wa Satani we, yewe wa mwuka w'umurusi we, yewe wa mwuka w'umuzimu, wa mwuka w'ijini, ndabategeka musubire ikuzimu mu izina rya Yesu Kristo. Sumba amazina yose mu mbeho katika jina la Yesu. Uwo mwakoreshaga wese, uwo mwakoreshaga wese, uwo mwana w'umuntu katika jina la Yesu. Intege umwana w'umuntu mwakoreshaga mu izina rya Yesu Kristo. Umwana w'umuntu mwakoreshaga wambaye umubiri, wandwanyaga, nkibaboha mwebwe mwamyuka mwemwe, ntabarangije wa jina la Yesu Kristo. Nawe nta bundi bushobozi agifite ku buzima bwanjye, kuko mwebwe mwamuhaga ubushobozi. Ndabatwika katika jina la Yesu. Watsinda urupfu n'ikuzimu, ndi mu mwuka, senya ibitambo mwahawe bitesheje agaciro izina rya Yesu Kristo. N'ababibahaye batesheje agaciro izina rya Yesu Kristo. Namwe mwabyakiriye ndabisandaza wa jina la Yesu Kristo. Ibitambo byose byabateye kunkenesha, byabateye kubuza amahoro,
cy'abateka umutekano ndabisandaza watina na Yesu Kristo imyuka y'abatware imyuka y'abategeka Yesu y'umwijima imyuka y'ibidafite umubiri n'amaraso sabye marayika w'inkota ngo ayikubite watina na Yesu Kristo sabye marayika wegeranya ngo amanuka yegeranye ayibohere icyarimwe ayizirikire icyarimwe ntihagire n'umucika watina na Yesu Kristo ntihagire n'umwuka n'umwe ubasha kurokoka watina na Yesu Kristo udakubiswe n'Uwiteka udakubiswe n'Imana ihoraho watina na Yesu Kristo ndatura ngo nta mubisha n'umwe ufite kuncika uyu munsi mu izina rya Yesu Kristo ndatura ngo nta mubisha n'umwe ufite kuncika mu izina rya Yesu Kristo Uwiteka ohereza amamarayika bagotagota iburyo baguca ibumoso bagota imbere n'inyuma binjire mu isi y'umwuka mu gice cy'ubugingo bwanjye mu gice cy'imibereho yo mu mwuka no mu gice cy'imibereho yo mu mubiri zina rya Yesu Kristo bafate mpiri ababisha banjye bafate mpiri bugwate abandwanyaga bose watina na Yesu Kristo abari baratumwe kurwanya ubuzima bwanjye kubuza umutekano kubuza amahoro watina na Yesu Kristo bari bamaze igihe kirekire bamfite ijambo marayika begeranye bafatira icyarimwe barundanyirize hamwe kwa tina na Yesu Kristo batakwitisha umwuka n'umuriro botazangaruka kundi mbaciriyeho iteka kucona Yesu Kristo myuka mibi n'abafatanya bikorwa bayo mbaciriyeho iteka ntimuzangaruka kundi katika jina la Yesu atsinze upfuni kuzemu mbambuye imigisha yanjye yose iyo mwari mwaranyaze iyo mwari mwaribye ndahirika ipera mu izina rya Yesu Kristo risumba amazina yose urakoze mwami nguhaye amashimwe nguhaye icyubahiro niba ikibazo ufite ari ukudasama ari ukutabyara kubita umudayimoni w'umugomba itandukanye n'ubugomba niba ikibazo ufite ari ubushomeri kubita dayimoni w'ubushomeri itandukanye nawe mu izina rya Yesu Kristo niba ikibazo ufite ari ibyaha bigenda bigaruka bya hato na hato tangira witandukanye n'icyo cyaha ugisenye mu izina rya Yesu n'umudayimoni wakigutezaga umurimbure ku buzima bwawe niba ikibazo ufite ari ikibazo cy'indwara iyo ndwara iyo ariyo yose tangira uyamagane tangira uyisenye yirukane ku buzima bwawe n'umwuka uyiguteza uyitwike mu izina rya Yesu Kristo niba ikibazo ufite ari ugukora ntibigende irukana uwo mwuka w'imikoshi utuma ukora ntibigende urimbure ku buzima bwawe izina rya Yesu Kristo niba ikibazo ari urushako rwagushaririye menya ko ari abadayimoni bashaka kugusenyera urugo utwika abo bazimu utwika abo badayimoni binjiriye mu rushako rwawe niba ikibazo ari mu kazi kawe baguhagurukiye nta promotion abandi barazamuka we ntuzamuke kubita uwo mwuka utuma utagaragara kubita uwo mwuka utakwemerera ko nabona promotion wature kubonye promotion niba ikibazo ari urubyaro bohora amatirisi yawe wature kugomba gusama mu izina rya Yesu Kristo risumba amazina yose niba ikibazo ari ibirara bikuniga ari bigenda mu mubiri wawe aturamba ubibwire ko bigusohokamo uhoza umubiri wawe wature ku mubiri wawe ari ubuturo bw'umwuka wera atari ikitaro cy'abadayimoni buri kibazo cyose cyari kiri mu buzima bwawe komeza usenge bohoza ubuzima bwawe itandukanye nacyo atura kuri umutsinzi atura kuri umunyamahoro atura kuri umunyamugisha atura kuri umunyamahirwe atura kutera imbere atura kugeza mu masezerano atura ko mu batsindwa no mu bananirwa utarimo atura ko mu bananirwa kugira mu masezerano wowe utabarimo atura ko mu bazabura ubugingo wowe utarimo atura yuko